Hello mwongeye kwirirwa abakunzi bacu dukunda doza ku mutima. Iyi ni ya YouTube channel yanyu How to Rwanda. Ya YouTube ibazanira platforms zitanga amafaranga, ibazanira online business. So mbere na mbere nongeye kwihanganisha abantu mwari w'amafaranga na TAT mukaribwa amafaranga na STT. Amakuru ahari kuri STT nuko hari bamwe mu bayobozi bayo bafunze. Bafashwe. Andi makuru kuri TAT nuko hari umuyobozi ngo Rusizi bafashe, niyo ndi kumva sindayatoza neza, ariko ayo niyo makuru ahari. Ibindi nari mbyutse nikaraga ku mbuga nkoranyambaga nshaka amakuru y'ibijyanye n'ibyo. Murabizi ko TAT nayibabwiyeho nkababwira n'uburyo yunguka. Abagiyemo mbere barungutse, hari n'abanshimiye barambwira ati warakoze kuduha iyi application kuko amafaranga bayakuyemo. Abagiyemo nyuma nyine byarazambye. Murabizi izi online business niko bigenda rimwe na rimwe, ariko nyine nuko byagenze ni ukwihangana, mukomeze kwihangana. Ikindi abayobozi bari kubyirukamo, abaturage benshi batanze ibirego kuri RIB, batanga ibirego barega ziriya kampani kuko basanze burya ziriya kampani nago zari z'abanyamahanga, zari z'abanyarwanda bene wacu, nibo baturiye, nibo badukuyemo amafaranga. Niyo mpamvu na bamwe bagiye bababona hari bamwe bafunze tu bari kubiryozwa. Icyo si cyo tuje kuvuga uyu munsi tuje kuvuga kuri application imwe rukumbi, iyi ngiyi bita Satoshi. Satoshi sinjya nyivugaho cyane, ariko uyu munsi nje kuyivugaho. Satoshi na application mu bantu muzi ibintu bijyanye na cryptocurrency, muzi coin bita Bitcoin. Niwe burya niwe mwami wa cryptocurrency, niwe king. Niyoboye izindi cryptocurrency zose. Iyi coin ya miningiwe hano muri Satoshi. Iyi application uri kubona niho ya miningiwe. Ejo bundi twakozeho nayo twamininze ku bantu bayimininze bita Koa twatangiye tuyinegirije tugira ute, ariko ubu ngubu Koa ahantu igeze, Koa ahantu iri kuzamuka ijya ni kure. Ivuye ku ejo bundi mu byumweru bitatu bishize, ivuye kuri 0.5 by'idolari igeze kuri 2.8 by'idolari, kandi iracyazamuka. Mwumva icyo kintu. Rero iyo tuvuga amacoin na mining, abantu babyumva ukundi. Ubu utabyumva, ubu byumva rwose, ariko nkugira inama watunga iyi application ya Satoshi muri telefone yawe. N'izindi mining bakubwira wazisiba ugasigaramo iyi application ya Satoshi, kuko iyi application ni ikorerwamo mining zose ubona nyine ziri big, ziba zitanga icyizere. Ni application ya Satoshi. Twahereye kuri Bitcoin tujya kuri Koa, hari n'indi iri gukorwa ubu ngubu, reka nyibereke. Ayo yose ni amaproje aba yaragiye akorwa, kandi izi zose zagiye ku isoko. Aka kanya turi gukora iyi ngiyi yitwa OpenX cyangwa OX. Iyi niyo turi gukora, igeze kuri 98.12 irangira. Batanze contract address yayo, kutarayibona hari group nakoze, just link iri hasi muri video description. Ndanahasiga link y'iyi application. Iyi application uburyo yinjiramo, masige na link ya group uzajya umbarizamo ikibazo, buri wese ugize ikibazo akambaza, kugira ngo dukomeze gufatanya twiteza imbere twese. So iyi ni OpenX, turi kuyirangiza. Hatanzwe contract address yayo, testnet twarayirangije. Ubigisigaye ni ukugira ute, igisigaye ni ukugira ngo ijye ku isoko. Yanamajije kuba listed kuri CoinGecko, yabaye listed nubwo batarashyiraho ibiciro, ariko iriho, nujya wirayihasanga, bivuze ko nayo yarangiye. Igisigaye ni ukumenya igiciro cyayo, tugatangira gusarura ku mbuto z'ibyiza bya Satoshi. Ariko abantu bakoze Koa mbere, ndakeka ubu ngubu bari kwishima pe. Ubu ngubu irimo gukorwa ni iyi ngiyi, ariko iyi ngiyi yari ifite limite y'abantu runaka batari burenge. So ikindi nje kubabwiraho ni iki. Ikindi nje kubabwiraho, tujye kuri Twitter yabo turebe itangazo batanze.
my friend, umuntu udafite iyi Satoshi sha uba uri gucikwa. Nushaka izindi mining zose bazajya bakubwira uzazikuremo ama application yose usiba ariko usigarane application ya Satoshi. Dore aha ni kuri Twitter yabo. Aha batangaje kuri iyi pinned post. Dore itangazo ryabo. Hari indi token igiye kuza. OG token. Airdrop on Satoshi app. Iraje ejo bundi do iratangira tariki 8 z'ukwa kane. Ejo bundi ni umusibe ejo. Saa 6 z'ijoro. Irangire tariki 8 z'ukwa gatanu. Iramara ukwezi kumwe. Izi saha rero muntu wanjye uzaburi maso unafite iyi application ku buryo iyi airdrop izatangira twese tuyimayininga. Kwezi kukarangira nibura hari icyo dufitemo kuko ini zose ziza muri Satoshi sha ziba zifite agaciro pe kanini. Niyo zatangira zidafite agaciro kanini ariko ziba zizagira agaciro kanini. Naho ubundi sha iyi application amafaranga. Iyi ni indi badropinze nyuma y'iriya batanze iri gukorwa iriya y'abantu bari limit bahise batanga iyi ngiyi. Iyi rero ni ukuyitangurana tukayicurana. Urabona ko ifite igihe gitoya kandi ubwo ifite igihe gitoya ndakeka izagira na total supply noya. Ibyo bigatanga icyizere kizaza iri hejuru. Igiciro cyayo gishobora kuza kiri hejuru y'amadolari nka 15 20 gutyo. Ego bayita OG token airdrop. Iraje vuba ngiye tariki 8 saa 6 z'ijoro kuba tutangiye kuyimayininga. Iza muri Satoshi. Aya ni amakuru yayo yose igenda itanga. Dore hano batanga the final countdown has begun. OX airdrop end in 10 days. Mu minsi 10 OX yo turaba yagiye ngiye. Yagiye. Bari kuvuga witnessing Gukora rapid rise. Aha bari kwerekana ukuntu ko iri kuzamuka do yageze kuri 3.2. So umutanga buhamya w'izi zindi turi ku mining muri Satoshi niko iri kubikora neza kuko impamvu bavuga ko nuko Bitcoin twari tutaramenya ibyari byo naga benshi bari babisobanukiye byayo. Dore ngiyo X turi ku mining. Iki gihe yari igeze kuri 95 ariko igeze ku 98 urumva ko yagiye. Dore yanuza nayo bari bayitangaje. BWB point airdrop have reached the maximum number of participants in a minute. So ubwo urumva ko aba bari bageze bashakaga aba bantu bonyine ku isi yose. Abari batangaje kiri live nejo bundi 25 z'ukwa gatatu. Hano ubwo ari kera. Do hano bari batanze itangazo. You can now participate and start claiming the 2000k BWB point airdrop on the Satoshi app. Note, participation is limited to the first ibihumbi 22 yuzi. Nanubwo ari ibihumbi 200 nibo bonyine yari yemerewe. Baravuga izarangira tariki 28 z'ukwa kane. Nibwo izabirangiye mara ukwezi kumwe. Nagaba batinzamo nako kanya. Rero muntu wanjye ugomba gutunga application ya Satoshi uko byagenda kose. Kugira ngo uyitunge ni gute? Urareba muri video description nahasize link yayo. Iyo link urayinjiraho. Nuyinjiraho baragusaba kudownloadinga application yayo. Uyidownloading bakubaze step by step ugende wuzuza. Niyo mpamvu nasize just kubivuga no kubikora ubu ngubu bitewe nuko nashaka ko video iba nini byagorana byaba byinshi cyane video ikaba ndende cyane ikarambirana. Ariko nahasize na group link ya group. Iyo link ya group birasaba kuyinjiramo just to joining a group. Ujye umbarizamo ibibazo byose ushaka nkufasha uburyo wagira ute wakwinjira muri Satoshi n'uburyo watangira kugira ute ku mininga is coin cyangwa is airdrop bashyiramo. Nawe wirire ku mafaranga yo muri Satoshi. Ababimenye mbere shange narababaye gusanga Satoshi narayimenye ninzi. Ariko naho nyimenyeye sha iri kubinkorera pe.
nk'iyo X rwose irama amafaranga, byo ndabyizeye bigomba kuba ibiri tayari. Rero muntu wanjye tunga Satoshi, ibindi bya application uvanemo ufite bidafite umumaro, ariko ushyiremo Satoshi kandi uzanshimira nyuma. So thank you. Uyu yari umuhungu wanyu, iyi yari ya channel yanyu mukunda cyane How to Rwanda TV, ibagezaho update za application cyangwa ama platform atanga amafaranga. Ngira ngo abayakuyemo mwayakuyemo. So thank you so much kuba mwabanye natwe. Twongeye tubonane ikindi gihe, baha izindi coins update, tugerageza amahirwe. Cryptocurrency zadukiza online, hari amafaranga nubwo bigoranye banayatwara nyine, just ubuzima ni up and down, ariko tuba tugomba gutryinga n'amariske yose tukayakira. So ciao, murakoze cyane.